bakurikiye Yesu kubw'imitsima barayibuze basubirayo, ariko abamukurikiye kubw'ubugingo n'ubu baracyari kumwe nawe. Barabararitse bati umwami yamaze kubwiriza atubura imitsima n'amafi. Ayitubura buri gihe. Barazinduka baravuga bati tuzagende twibere mu materaniro ya Yesu, ahamara kubwiriza agatubura imitsima n'amafi, ureke babigisha abandi. Barahageze basanga uwo munsi siho yakoreshereje amateraniro. Barayoboza bati wa mwigisha wakoresheje amateraniro ku cyumweru gishize, ubu basigaye bakora amafishi. Barafisha rwose, na Theo afishe yanjye narayibonye ndi kumwe na de. Aravuga ati bari hehe umwami Yesu yagiye yafisha abantu bakamenya uri bubwirize n'ahakoreshereza igitera. Barababwira bati twabonye yambutse amazi yagiye hakurya iyo, bishyura abasari kandi badakurikiye iby'ubugingo. Bageze hakurya basanga Yesu amateraniro yarangiye, kandi uwo munsi nubwo yarangiye ntiyatubuye. Si buri gihe uwagiye mu materaniro yatubuye imitsima aravuga atarayitubura, ariko reka nkubwire ko atari bu. Abantu baza amayeri bakubitana n'amateraniro yarangiye, baramubwira bati mwigisha uraho mwigisha, kuki udatangaza aho uzakoreshereza amateraniro? Twagushatse we, twagiye aho wateraniye ubushize turakubura, tujya aha turakubura, tujya aha turakubura, twagombye no kwishyura. Yesu we rero si umupasiteri nkatwe, ababwiza ukuri. Tese mwanshakiraga iki? Si ya mitsima mwariye mugahaga, mwagiye mukorera imitsima idashira. Dusome ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa. Murambure mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, hanyuma ibice ni 4, duhere ku murongo wa 7 turangiza umurongo wa 12. Byakozwe n'intumwa ibice 4 umurongo wa 7 turangiza umurongo wa 12. Ndatekereza ko mwahageze. Babata hagati barababaza bati n'imbaraga ki cyangwa n'izina ki byabateye gukora ibyo? 8. Nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. 10. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo mu Bisirayeli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu muntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. 11. Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi, kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Amen. Yesu ashimwe. Ndatekereza rwose ko hano sejemu sindi umushyitsi pe, ntaje kenshi,
kuva mukiri na hano hepfo narahaje mu giterane kuko twabanye namwe, cyari cyarateguwe na korali nibagiwe izina, ariko n'amateraniro yo ku cyumweru nagiye mpaba. Ndibwira ko rero ntago ndi umushyitsi cyane. Reka nshimire umuyobozi wanyu yantumiye, yakunze kuntumira cyane akiri no ku Kimisange, ariko rwose simboneke. Hagereye na hano akantumira simboneke, ariko yongeye kuntumira uyu munsi naramubwiye ngo nzakora uko nshoboye. By'ukuri ntumiye inshuro nyinshi, nzakora uko nshoboye kose kugira ngo uwo munsi wa gatanu nzahabe, uwo mugoroba ndawemeye. Shimiye Imana yanshoboje, byari no gushoboka hakaba impamvu zitanturutseho ntibikunde, Imana rero yakoze. Haleluya, haleluya. Ntago turi buvuge byinshi cyane, n'ubundi ni Kristo niwe tuvuga. Bibiliya yera ifite ibitabo 66 kandi igira amazina y'abantu benshi banditsemo, uvuye mu itangiriro ukagera mu gitabo cy'ibyahishuwe. Bibiliya barayiga kuva mu wa mbere kugera muri kaminuza, ndetse bakanaharenza bakagira impamyabumenyi yayo ihanitse. Se murakurikiye? Impanda haleluya. Hanyuma icyambere ngira ngo mbabwire, waba warayize waba utarayize, niba waragize uwo mugisha ni byiza, ariko niba utaranawugize, uzimenyera izina rimwe gusa riba muri Bibiliya, ni irya Kristo Yesu. Iryo ryonyine nurimenya izaba rihagije. Haleluya. Iryo rizaba rihagije. Kubera iki mbabwiye gutya? Buriya Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, nubwo ibamo amazina menshi y'abantu ikavuga ibintu byinshi, ariko icyo yari igamije kwerekana ni agakiza tubonera muri Kristo Yesu. Kandi uwo yari igamije kwerekana n'umwe, ni Kristo wabambwe ku musaraba. Ubundi isezerano rya kera baravuga ngo ni umuteguro w'agakiza. Ibitabo byose byo mu isezerano rya kera kuva mu itangiriro kugera muri Maraki wari umuteguro w'agakiza. Naho ubutumwa bwiza uko ari bune ni umwuzuro w'ako gakiza, niho kigaragarije. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bacyita ngo ni ukwamamaza ibyako gakiza, naho inzandiko bazita ngo ni ubusobanuro bwo kuri ako gakiza. Igitabo cy'ibyahishuwe bakacyita ngo ni iherezo ry'abakiriye ako gakiza. Murumva Bibiliya yose itavuga ikintu kimwe cyitwa gakiza tubonera muri Kristo Yesu. Hahirwa abakakiriye. Abakakiriye barahirwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Nababwiye ngo upfa kuba warahuye na Kristo. Hari umuvugabutumwa umwe w'inshuti yanjye, kandi rwose avuga ubutumwa neza, ndamuzi avuga ubutumwa neza. Yagiye kubwiriza ahantu, iryo teraniro ryarimo abateolojiye benshi, dore ko turi no mu gihe cyo kwiga
nibyo ni byiza. Ariko arangije kwigisha, umwe aramwegera aramubwira ati rero Yesu wamuhereye hafi, uba wamuhereye inyuma ku mwana w'intama. Uwo muvugabutumwa aramubwira ati aho namuhereye niho twahuriye, ntundenganye, namuhereye aho twahuriye. Kandi hari abantu babayeho udashobora kubaza aho bahuriye na Kristo ngo bahamenye. Kandi niba ubayeho muri ubwo buzima ukaba nta hantu wahuriye na Yesu, jya umenya ngo n'agakiza ntako mfite. Kandi koko nutamenya no kumuhera kure, ujye umuhera aho mwahuriye. Petero yamuhereye kuri Tiberiya, niho bahuriye. Pawulo nawe amuhera mu nzira ijya i Damasiko, aho mwahuriye niho umuhera. Igitabo cy'Itangiriro kimwita ngo nuwo mu rubyaro rw'uwo mugore. Murabizi yuko umunsi Imana yirukana Adamu na Eva muri Edeni, bari bamaze gucumura, Imana yabahaye amahirwe yo kwihana, ntibihana, umwe akajya bisunikira ku wundi. Imana ibaza umugabo ngo byakugendekeye gute? Adamu asubiza Imana ngo uyu mugore wampaye. Imana ibajije umugore, umugore aravuga ngo inzoka niyo waremye, inzoka waremye niyo yashutse. Buri muntu wese akagenda abisinukira undi. Imana irabahana, izo ni inkuru muzi. Igeze ku nzoka irayibwira ngo uhereye none uzajya ugenda ukurura inda, kandi uzatungwa n'umukungugu wo hasi. Imana iravuga ngo ariko mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzagukomeretsa umutwe, nawe uzamukomeretsa agatsinsino. Imana uwo yavugaga uzakomeretsa Satani umutwe nta wundi ni Kristo. Niyo mpamvu igitabo cy'Itangiriro gifite uko cyita Yesu, kandi kikamwita uwo mu rubyaro rw'umugore. Yabaye uwo mu rubyaro rw'umugabo, kuko Mariya yabyaye, yasamye inda ya Yesu atagira umugabo. Kandi Kristo yagombaga kuba uwo mu rubyaro rw'umugore gusa, kuko umugore ari nawe wari wazanye igicumuro. Kandi Kristo ibyaha byacu byagombaga gushirira ku musaraba, kuko umugore igicumuro yagikuye ku giti. Nuwo mu rubyaro rwande rw'umugore. Hanyuma igitabo cyo Kuva kindagikunda cyane, aleluya, cyita Yesu ngo n'umwana w'intama wa Pasika. Murabizi yuko umunsi Abisirayeli bahaguruka mu Egiputa, Imana yari imaze gukorera ibitangaza 9 imbere ya Farawo, ariko igitangaza cya 10 kiza ari rurangiza. Imana ibwira Mose ngo muri iri joro ndatuma marayika wanjye aranyura mu gihugu cyose cya Egiputa, kandi muri icyo gihugu aragenda areba ku nkomanizo z'umuryango. Naratangaye. Igihugu cya Egiputa ni kinini, kiruta icy'u Rwanda, nakigezemo. Ariko marayika w'Uwiteka anyura mu gihugu cyose ijoro rimwe. Kandi si buri gihugu, si igihugu gusa ijoro rimwe,
ngo yanyuze no kuri buri nzu yose iri mu gihugu. Kandi ntago ari ukunyura kuri buri nzu gusa, ahubwo akagenda akareba ngo no ku nkomanizo y'umuryango. Imana ibwira Mose ngo mubage umwana w'intama, uwo mwana w'intama muwurye, muwurishe imitsima idasembuwe ariko amaraso yawo, haleluya, muyasige ku nkomanizo z'umuryango, kuko muri iri joro marayika nahanyura aho atabona ayo maraso arinjiramo. Namara kwinjiramo, Bibiliya iravuga ngo arareba gusa, nayabura yinjiremo yica umwana w'imfura n'itungo ry'uburiza. Ariko hari bubona ayo maraso arahanyuraho yitambukire, nta tungo ry'uburiza, nta mwana w'intama, nta mwana w'imfura uri bugire icyaba muri iyo nzu. Ndavuga ngo iyo niyo Pasika. Ubundi Pasika ni ijambo rivuga kunyuraho, ariko ikintu kiba Pasika iyo kikunyuzeho cyari kukurimbura, kikakunyuraho kikitambukira, ntikigira icyo kigutwara. Iyo niyo Pasika. Ryari isezerano kubizera. Amaraso y'umwana w'intama ya Pasika yasuraga amaraso ya Kristo yamenetse ku musaraba. Kandi nta yindi filozofi, nta bundi buhanga. Iyo twemeye Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, ayo maraso aba turiho, natwe marayikurimbura azaduca. Haleluya, haleluya. Ndabivuga ningira mu gitabo cya Yesu, reka mpareke kwava. Amaraso ya Kristo, amaraso y'umwana w'intama. Muririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho ntancira urubanza rubi. Ntago ari ku bwanjye, ni kubw'amaraso ya Yesu. Kambisubiremo kandi narabibabwiye. Muri Covid bazanye inkingo, abantu bagira ubwoba bwo kwikingiza. Bamwe bagatangira kuvuga bati uyu ni Antikristo, umuntu uri bwitere urukingo, bari butere urukingo arabagiweho n'ikimenyetso cy'iki. Hari abavuye mu ngo bakarara hanze. Abandi ngo bahunga igihugu rwose baragenda. Ngo barahunga iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi wareba uwo muntu wabikuririje abwira abandi ngo ni ikimenyetso cy'inyamaswa, ukabona n'agakiza ke ntako. Kwibaza uyu munyabyaha kw'ikimenyetso cy'inyamaswa cya mbere ari ibyaha, yagumanye icyo asanzwe afite ko gihagije. Ibindi byaha urabikora nk'unywa amazi, ariko byagera ku rukingo ukavuza induru ngo ni ikimenyetso cy'iki. Ariko ndagira ngo mbabwire, haleluya, 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 haleluya. Niba uriho ikimenyetso cy'amaraso, nta kimenyetso cy'inyamaswa gishobora kukugeraho, kuko nta kashe ebyiri ku rupapuro rumwe. Ntibishoboka. Uzabwire Satani uti Yesu yaragutanze, turiho ikimenyetso cy'amaraso. Haleluya,
turiho ikimenyetso cya Kristo. Bankingiye mu ba mbere ngo bafite ibyago byo kwandura. Nari umushumba wa paruwasi ya Rukurazo ariya ku Kimironko. Tujya kwikingiriza kuri stade. Ubwo ngo turi mu bantu bafite ibyago byo kwandura kuko tubonana n'abantu benshi. Muforomo wari ugiye kunkingira azana urushinge mbikora ku bushake, ndamubwira nti reka mbanze nsenge. Ntiyaraza abakingira niba ari bantu ki. Ndavuga nti Mwami Yesu, ibi bintu bagiye kuntera senga yumva, igihe ntago nzi ibyo ari byo. Byaba ari ibimenyetso by'inyamaswa, bitaba ari byo, byaba bigira ingaruka cyangwa bitayigira, kubera amaraso ya Yesu andiho, bibwera bwere umugambi wabyo, ntugire icyo ntwara ku buzima bwanyu. Umuforomo arandeba, turi mu ntoki, ndi umupasiteri, arasaka aravuga ati urabibwera bweje ko nta kintu uri. Amaze kungingira arambwira ati cara hariya, ngo yariyo mategeko iminota 15 nto yareka nigendere, mfite akazi kenshi nyine nabibwera bweje bya. Ubayeho mu buzima bwikanga akantu kose, kandi uravuga ngo uri umukristo warakijijwe, ufite ubwoba bw'iki? Niba ikimenyetso cy'amaraso ya Kristo kituriho, nta bwoba. Baranteye bantera n'urwa kabiri, baranashimangira iyo habaho no gukwikira, banaravuze nti muze mukwikire. Haleluya! Amaraso y'umwana w'intama w'Imana avuga ibyiza kuruta ayabiri. Reka nsoze. Naho igitabo cy'Abalewi cyitwa Kristo ngo ni igitambo cy'impongano. Gutegeka kwa kabiri, icyo gitabo kimwita ngo ni umuhanuzi w'umwizerwa. Ndabizi hano seje muhaba abahanuzi, n'ahandi barahaba, ariko abahanuzi bose b'abantu ntago ari abahanuzi bo babizerwa, ariko Kristo niwe muhanuzi w'umwizerwa. Mose yabwiye Abisiraheli mu gitabo cyo gutegeka ngo Uwiteka Imana azabahagurukiriza undi muhanuzi umeze nkanjye, kandi azava muri bene wanyu, uwo azaba ari we muzumvira. Yesu ni umuhanuzi w'umwizero. Umuhanuzi yaguhanurira ugakubitana nuko yavangiwe uwo munsi. Hari umugabo umwe yaransekeje, yarambwiye ati umuhanuzi yampanuriye ibintu biteye ubwoba. Abonye ngize ubwoba arambwira ati wigira ikibazo, hari igihe njya mvangirwa. Ariko Kristo, haleluya haleluya, nta na rimwe ajya avangirwa. Ni umuhanuzi w'umwizerwa. Tiwigira ubwoba, hari igihe njya ngira nte. Yosuwa ndamukunda cyane, haleluya. Igitabo cya Yosuwa cyita Kristo ngo ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Murabizi Yosuwa umunsi yajyaga gutera Yeriko, igisirikare cye cyararwanye, urugamba rukomeye, ngo agiye kubona abona umusirikare utambaye imyenda nk'iy'abasirikare be, ntiyambare n'imyenda isa n'iy'abasirikare b'i Yeriko. Maze ngo Yesuwa aramwegera. Yesuwa yari umusirikare ukomeye,
aramubwira ati wewe uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo? Ngo aramusubiza ati sindi uwo mu banyu, nta n'uwo ndu, ahubwo nje nonaha kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Uwo yari Kristo. Abantu bajya batekereza ko ngo kuzenguruka inshuro 7 ari byo byarituye inkike z'Yeriko. Karya Imana yababwiye ngo bazenguruke 7, ko ari ukugira ngo Abisirayeli biyemere. Ni nka kurya umubyeyi atahana umutwaro uremereye, akana gato kakawuririra, hanyuma akagaha kagafataho. Imbaraga zose z'umutwaro akaba ari uziterura. Yagera mu nzu umwana ati nijye ubizanye. Naka Imana yabakoreye kugira ngo biyumvemo confidence. Uzi ko bazengurukaga bakajya kurara i Gilugari, ejo bakagaruka bakazenguruka, babikora inshuro 6. Hanyuma inshuro ya nyuma Imana ibabwira kuzenguruka inshuro 7. Urya mugaba w'ingabo z'Uwiteka iyo bazengurukaga bagasubira i Gilugari, nawe yacengeraga mu rufatiro rw'inkike z'Yeriko. Niwe wazirituye. Ni Kristo, ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Munsi bajya gutata Yeriko, ngaruke ku maraso. Aleluya. Ni inkuru ndende, murabizi ko, reka narekera, murabizi ko baraye ku ndaya yitwa Rahabu. Rahabu arabacumbikira, arabahisha, kuko abatasi b'igihugu cy'Yeriko bari babimenye. Mukurikira abantu baraye kwa Rahabu. Bahageze Rahabu ngo arabahisha, bashyira hejuru. Abatasi baramubaza bati abantu baraya, abagabo baraya. Indaya ntiyabihakanye, yaravuze ati nsanzwe ndi maraya murabizi. Jewe ndaza abantu benshi. Abo bantu koko bahaje, ariko bagiye. Dore baciye aha, nimugire gute? Nimubakurikire. Abasirikare b'Yeriko bagiye, indaya Rahabu ngo ibanyuza mu idirishya batorokesha. Imaze kubasohora iriya ndaya yarantangaje, irababwira itumva rero ndabizi neza ko iki gihugu muzagifata. Twumvise Imana yanyu uburyo yakamije inyanja itukura, itigisa abami b'Abamoni n'aba none. Mumpe ikimenyetso cy'ukuri ko nanjye muzangirira neza nk'uko ngiriye. Baramubwira bati neza utugiriye. Aleluya. Natwe tuzayikwitura. Ariko dore icyo uzakora niwumva tugeze muri iki gihugu, uyu mujyi tuwinjiyemo, ngaka akagozi gatukura. Aleluya. Uzagapfundike ku idirishya utumanuriyemo, kugira ngo tukabone, n'abo mu rugo rwawe uzabashyiremo. Nihagira ikizakubaho, urubanza ruzaba urwacu. Ariko nihagira nutagapfundika, amaraso yawe ntituza. Kuki yamubwiye akagozi gatukura? Amaraso ya Kristo. Mureke dupfundika akagozi gatukura. Nta rindi zina ryahawe abantu bakwiriye gukirizwamo kereka izina rya Yesu. Kandi buyabubatsi banze
ku Mana. Haleluya. Ryaratoranyijwe ribiri komeza imfuruka. Igitabo cy'Abacamanza, reka ngarukiye kuri icyo, cyita Kristo ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Amen, 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 amen. Umucunguzi wacu ntabwo ari uwa kure. Rusi murabizi ko ari umunyamahanga. Kandi umugabo wa Nawomi yari yaravuye i Betelehemu aragenda ajya i Mowabu, kubera yuko ngo i Betelehemu hari hateye inzara, kandi i Betelehemu hitwa ngo ni he? Mu nzu y'imitsima. Ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo i Betelehemu hitwa ngo ni mu nzu y'imitsima, naho hajya hatera iki? Yes. Uzagushuka ngo mu gakiza ni sawa gusa, azaba kure. Azaba agira ate? Azaba akubeye. Elimeleki akora ikosa rikomeye. I Betelehemu hateye inzara, arahunga ava i Betelehemu aragenda ajya i Mowabu. Ariko nubwo i Betelehemu hari inzara, hari ibyiringiro yuko Imana izongera ikahagenderera. Kandi i Betelehemu nubwo hari inzara, i Mowabu ho hari urupfu. Shorera abana. Umugore n'abana bo babiri bajya i Mowabu. Ngo bagezeyo, Elimeleki agira ate? Apfirayo. Elimeleki amaze gupfirayo, n'abahungu be babiri barapfa. Maze Nawomi ngo yumva yuko i Betelehemu Imana yongeye ikagira ite? Kahagenderera. Fata icyemezo. Ravuga ati aha hantu ndahahombeye. Umugabo arapfuye, abahungu banjye barapfuye, asezera ku bakazana be, arababwira ati nsubiye iwacu i Betelehemu. Orupa bose babanje kubwira nyirabukwe bati turajyana. Ariko nyirabukwe ababwiza ukuri. Mubwiza abantu kuri by'agakiza, nibashaka bayinanirirwe cyangwa babyemere. Hari igihe indaya ya yindi yicuruza, itunzwe no kwicuruza, yakubwira iti ko nshaka gukizwa, bizagenda gute? Ukayibwira uti ngwino ukizwe, nugera muri Kristo uzarya, uzanywa, uzubaka amazu, uzagura imodoka. Za nyigisho zose
neza imigisha. Abari muri Kristo bose bararya, bose bararya. Abari muri Kristo bose bubatse amazu, abari muri Kristo bose baguze amamodoka. Nta ngorane, nta byago biba muri Kristo. Maze kumenyera mwabonye ko ncumbagira nta kaguru ngira, ntago navukanye ubumuga, kandi nakandagiye igisasu ndi pasiteri. Kuki? Aya maguru ko ariyo yavuze ubutumwa. Twabuvuze nta moto ziriho, tugenda n'amaguru. Twavaga aha tukajya mu giterane Muhanga n'amaguru. Nibuka nigeze kugwa mu gishanga hagati ya Kinyinya na Kankuba, tugiye kuvuna Kankuba, ngwamo amazi angeraha. Yari amaguru. None kuki nacitse akaguru? Kubera iki? Ni ibyaha nari nakoze. Muri Kristo byose birashoboka. Bwira indaya izikizwe ibona ubugingo, uvuga uti ibindi Imana izishakira igitambo. Kandi nunapfa kuko waretse uburaya, tayenda binguni. Haleluya, haleluya, haleluya. Abakurikiye Yesu kubw'imitsima barayibuze basubirayo, ariko abamukurikiye kubw'ubugingo n'ubu baracyari kumwe nawe. Barabararitse bati umwami yamaze kubwiriza atubura imitsima n'amafi. Ayitubura buri gihe. Barazinduka baravuga bati tuzagende twibere mu materaniro ya Yesu, ahamara kubwiriza agatubura imitsima n'amafi, ureke babigisha abandi. Barahageze basanga uwo munsi siho yakoreshereje amateraniro. Barayoboza bati wa mwigisha wakoresheje amateraniro ku cyumweru gishize, ubu basigaye bakora amafishi. Barafisha rwose, na Theo afishe yanjye narayibonye ndi kumwe na de. Aravuga ati bari hehe umwami Yesu yagiye yafisha, abantu bakamenya uri bubwirize nahakoreshereza igiterane. Barababwira bati twabonye yambutse amazi yagiye hakurya iyo, bishyura abasari kandi badakurikiye iby'ubugingo. Bageze hakurya basanga Yesu amateraniro yarangiye, kandi uwo munsi nubwo yarangiye ntiyatubuye. Si buri gihe uwagiye mu materaniro yatubuye imitsima aravuga atarayitubura, ariko reka nkubwire ko atari bu. Abantu baza amayeri bakubitana n'amateraniro yarangiye, baramubwira bati mwigisha, uraho mwigisha, kuki udatangaza aho uzakoreshereza amateraniro? Twagushatse we, twagiye aho wateraniye ubushize turakubura, tujya aha turakubura, tujya aha turakubura, twagombye no kwishyura. Yesu we rero si umupasiteri nkatwe, ababwiza ukuri. Tese mwanshakiraga iki? Si ya mitsima mwariye mu gahaga, mwagiye mukorera imitsima idashira. Iriya irashira kandi sinyitubura buri gihe. Ariko baramubwira batese urakora gitangaza ki ngo tukibone? Kandi bamurangira n'igitangaza, baravuga bati basokuruza bacu ko bariraga manu mu butayu. Ni nko kumubwira ngo igitangaza uri bukore kibe kijyanye n'imirire.
ukora igitangaza ariko kijyanye n'ibintu by'amana. Arabwira ati basokuruza banyu barayiriye barapfa, ariko nige mutsima wamanutse uva mu ijuru, kandi undya we ntazapfa, azabaho iteka ryose. Umwe akareba undi ati se sha uramurya? Undi ati wowe uri bumurye? Tereka da, ubu isi umuntu yamuryata. 70 bose Yesu ngo akebuka abigishwa be, arababwira ati se namwe murashaka gukurikira bariya? Petero aramubwira ngo twakuvaho tukajya kurinde, ko ari wowe ufite amagambo kandi niwe wenyine. Abami bo mu isi bavuga disikuru nyinshi, ariko Yesu niwe ufite amagambo y'ubugingo. I Betelehemu nubwo ari inzu y'imitsima, hari igihe hatera iki? Inzara. Orupa amaze kubyumva neza, kuko Nawomi yaramubwiye ati bakazana banjye kunkurikira nimubireke, nimwisubirire mu nzu yanyu, narenze urushakiro, ubu niyo igitangaza Imana yagikora nkashaka none, ntimwazategereza umuhungu nzabyara. Orupa byumva neza ngo asoma nyirabukwe yisubirira inyuma. Ariko Rusi, aleluya, ramubwira ati mabukwe reka nkubwire, winyinginga ngo ngusige, aho uzajya niho nzajya. Imana yawe, aleluya, niyo izaba Imana, kandi ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko, igihugu cyawe nicyo kizaba icyanjye. Rusi yivana mu Bamowabu, yikonekita mu Bisirayeli no ku Mana yabo, abona ubwene gihugu ataguze. Ngo nyirabukwe abonye ko yamaramaje, aravuga ati tugende. Haleluya, 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 haleluya. Nguko uko Rusi yakomotsemo ababyaye Kristo kandi ari umunyamahanga. Ubwoko bwe yarabwiyambuye, haleluya, n'igihugu arakiyambura, n'Imana n'ibintu bitatu yikonekita ku gihugu cya Isirayeli n'ubwoko bw'Imana. Ngo bageze i Betelehemu, babonye Rusi baravuga bati suriya ninde yari yarananutse? Nako babonye Nawomi bati ninde yari yarananutse? Bati ni Nawomi umugabo, umugore wa Elimeleki. Aravuga ati ntimuzongere kunyita Nawomi, muzanyite Mara, kuko Imana yaranyeyereje. Nagiye nuzuye none ngarutse ndi vide. Araza aricara nk'umuntu uhungutse. Icyo gihe ntabwo impunzi zanyuraga imutobo, ahita aza mu gihugu, aricara nk'umuntu w'umukene. HCR ntiyari iriho ngo itangire imuhe utuntu twibanze. Umukazane we yari akiri muto, rero ajya guhumba. Haleluya, haleluya. Ajya he? Abisirayeli mu mategeko bari barabwiwe na Mose ko nta mubosi usarura ibintu ngo abimaremo. Ujye usiga ibintu inyuma ku bushake. Abasejemo hari ibyo musiga inyuma? Ababosi baseje mwari hari ibyo basiga inyuma? Mujye mubisiga ku bushake abakene, abapfakazi n'abasuhuke. Bajye banyura inyuma ababosi b'iki gihe wapi? Maze ahumba mu murima wa Bowazi. Bowazi araza
aje kureba abasaruzi, arababaza turiya muntu uri guhumba inyuma yanyu ninde? Baramubwira baturiya yitwa Rusi, ni umumowabukazi, niwe wazanye na Naome umugore wa Elimeleki, bamwe bigeze gusuhukira i Mowabu. Bowazi ahamagara Rusi. Aleluya. Aramubwira ati Rusi gakobwa kanye, ntuzongere kugira undi murima w'uwundi mubosi uhumbamo. Ujye uhumba mu murima wanjye. Abwira abasaruzi ati kandi namwe ntimugasarure ngo mumaremo, mujye musiga ibintu byinshi inyuma. Rusi aravuga ati kandi niyo mitwaro bikondorera mujye mufata nk'umuba mu bujugunye, kugira ngo uriya mwana ajyane ibintu bishyitse. Abwira Rusi ati kandi nugira inyota. Haleluya. Yesu yaravuze ngo abafite inyota mwese mugire gute? Muze mbahe amazi y'ubugingo ku buntu. Aravuga ngo nugira inyota ntukajye kuvoma, ujye unywa kuyabaja banjye. Haleluya. Ujye. Rusi ngo abaza Bowazi ati nkanjye munyamahanga kazi umuja wawe, ni iki gitumye nkugiriraho umugisha ungana utyo? Aravuga ngo basobanuriye neza, amakuru yawe yaramenyekanye ko waretse Imana yawe ukareka ubwoko bwanyu ugakurikira Naome, ukikonekita ku Mana yacu ya Isirayeli. None Imana wizeye ikugirire neza, iguhe ibyiza, kuko wahungiye munsi y'amababa. Mureke duhunge munsi y'amababa. Haleluya. Si ibi byose bije kuko nshaka kuvuga umucunguzi wacu. Umucunguzi wacu wakure. Maze Rusi atashye yikoreye imiba nk'uvuye gusarura mukwe, Naoma mubonye ahingutse ati wahumbye se cyangwa wasaruye? Ndati nahumbye. Wahumbye mukwande? Tinahumbye mukumungu umugabo witwa Bowazi, ni umubosi ni umubosi w'umukire cyane. Yabwiye abasaruzi ati mujye mujugunya byinshi inyuma, no mu bikondorerwa mumurekagemo, kandi no ku mazi ajyanwa ku mazi abaja banjye. Naoma ati ngo wahumbye kwande? Subiramo. Tini kwa Bowazi. Aravuga ati kandi uwo mubosi yambwiye ngo sinzagira ahandi, kandi buri gihe ninjyayo nzajya nzana nk'ibi cyangwa nzane. Mureke twihumbire kwa Bowazi. Twihumbire hehe? Twihumbire hehe? Twihumbire hehe? Dore umurima wa Bowazi nguyu. Mureke tuwuhumbemo, kandi tuzakuramo imitwaro ishimishije. Nyirabukwe aramubwira ati rero nusubirayo ukabona Bowazi aje kureba abasaruzi, aho azarara uzahacunge. Kuriya mukecuru ni danje. Uzagira ute? Uzareke Bowazi arye ahage, kandi uzacunga aho azaryama ku mbuga y'abasaruzi.
nawe uzakora isuku karabe, ntuzakora amakosa yo kumubwira ibintu byinshi, uzagende nijoro aryamye, wikorere ku kirenge cye. Nashiguka uti sorry, ti ni umuja wawe uri mukorosa. Iyo usoma ayo magambo uravuga uti nyirabukwe yari, ariko ndagira ngo mbabwire oya, Rusi arepresenta itorero. Yesu yaravuze ngo hari abandi undi mukumburi hirya, munyamahangakazi. Muribuka wa mugore wigeze yoza Yesu ibirenge kandi akabyogesha iki? Akamuhanaguza. Koza ibirenge ku Bayuda ntibwari uburaya, cyari ikimenyetso cyo kwicisha bugufi. Mureke twicishe bugufi imbere y'ibirenge bya Kristo. Rose yabigenje uko Naomi yamubwiye. Bowazi abyutse aramubaza ati wewe mutugane, ti ni wa muja wawe nakorosaga. Batangira kuganira ibintu byo gucungura. Yesu ashimwe. Bowazi aramubwira ati ibintu byo kugucungura, hari umucunguzi wa mbere, yewe nkaba uwa kangahe? Kandi umucunguzi wa mbere niwe prioriteri, niwe amategeko yemerera kwa gucungura. Ariko iyo yanze kugucungura, haza umucunguzi wa kabiri. None nzabwira abantu tumuhamagara aza gucungura, niyanga nzagira nte? Bahamagara umucunguzi wa mbere, bamubwira ibyo gucungura Rusi. Umucunguzi wa mbere aravuga ati ndicungurira imirima ya Elimeleki, ariko umumowabukazi singira nte? Umucunguzi wa mbere wanze kuducungura ni amategeko ya Mose. Ayo yireberaga Abisirayeli. Niyo mpamvu umucunguzi wa mbere yashakaga gucungura ibya Elimeleki w'Umwisirayeli, ariko akanga gucungura umunyamahanga. Turashimira Kristo wewe. Mategeko yarananiwe, Yesu araza araducungura. Nguwo umucunguzi wacu wa bugufi. Igitabo cy'abacamanza cyita Kristo umucunguzi wa bugufi. Tumuhe icyubahiro cyinshi. Yesu yarakoze kuducungura. Bowazi yarongoye Rusi. Niyo mpamvu babyarana umuhungu witwa Obedi. Obedi abyara Yesayi. Yesayi abyara Dawidi. Dawidi akomokwamo Kristo. Nguko itorero natwe twisanze turi ubwoko bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo kera ntago twari ubwoko, ariko twabaye ubwoko. Kera ntitwari twarababariwe, ariko twarababariwe, kuko twacunguwe n'umucunguzi wacu wa bugufi, ari we Kristo. Mwakira ijambo ry'Imana. Nababwiye ngo nutamenya byinshi muri Bibiliya, uzimenyere Kristo wenyine. Kandi nutamenya hatangirira, uzamutangirira aho mwahuriye. Cyo kizaba gihagije. Twakire mwarimu n'ubundi Theo yigire hino adufashe gusenga. Yesu niwe buye. Ijambo twasomye n'abatambyi n'abatware. Uzasoma igice cya 3 n'icya 4. Yohana na Petero bari bahagurukije ikirema ku irembo ry'urusengero, aho kugira ngo Abayuda n'abatambyi banezererwe nuko uwo muntu abohotse, ngo bakababazwa nuko bigisha bavuga ko umuzuko wabonekeye
muri Kristo babajugunya mu nzu y'imbohe. Abatambyi ari bo babagambaniye, bakikinga inyuma bakabwira abakuru ati mubafate. Barimo barayobya abantu, baravuga ngo umuzuko w'abapfuye wabonekeye muri Kristo. Ariko mu gitondo ngo urukiko ruraterana, n'abatambyi Kayafa n'Anna baraza ngo barabaza ngo n'izina ki, n'imbaraga ki zibatera gukora ibyo. Petero yuzuye umwuka wera, haleluya, yuzuye umwuka wera, aravuga ati none turabazwa ineza twagiriye umuntu wari uremaye, ariko turagira ngo tubababwire n'Abisirayeli bose, iri ni rya zina wa wundi mwishe kandi mukamubamba, ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Aravuga ati Yesu niwe buye ryanzwe namwe abubatsi. Abisirayeli nibo barabubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihinduka irikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina utahanako, ko ari nta rindi. Niba hari irindi zina ryakubujije umwanya ureke, hari amadini agira andi mazina, ariko nta rindi, kuko nta rindi ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo, ko niwe buye, niwe agakiza kabonerwamo. Teo yigire hino asenge. Kandi niba ushaka kwa gusengera, ni amahirwe yawe kuri uyu mugoroba. Waravangatiranyije ugira ngo harandi mazina. Umunsi Yesu ahinduka ishusho irabagirana kuri wa musozi, Petero na Yakobo na Yohana bashatse kumugereranya na Mose na Eliya. Baravuga ngo turaca ingando eshatu, iyawe n'iya Mose n'iya Eliya. Ariko Mose na Eliya barababura, ngo hasigara Yesu wenyine. Wifata Kristo ngo umugereranye na Mose na Eliya. Ni Yesu wenyine. Amashyi menshi ku Mana yacu. Ni Yesu wenyine. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga, none twije muri wa mwanya wacu wo gusenga. Nagira ngo mbasabe mwigire ijuru dusenga Imana. Imana ishimwe cyane. Pastor aratwigishije kweri, ahereye mu itangiriro twumva imbaraga za Kristo, twumva Yesu nk'umwana w'umugore cyangwa se nk'urubyaro rw'umugore, twumva Yesu nk'umucunguzi wacu, twumva Yesu nk'umugaba w'ingabo, umutware urwanirira abera. Mwigenda tugiye gusenga, turahita dusoza nta kindi dukora. Ariko ndagira ngo nkubwire, ku rwawe ruhande sinzi Yesu uko ushaka kumufata. Wenda we warakijijwe, wamaze gukizwa nta kibazo, uramubwira aze abe umugaba w'ingabo ku rwawe ruhande, uramubwira aze abe ukurwanirira, abo umucunguzi wa bugufi ubwawo uhumba. Mwumvise ko ari n'ahantu ho guhumba bugufi bwacu. Haleluya. Kandi akadusigira n'ibyo guhumba, akaduha n'amazi, akatumenyera n'inyota, akamenya n'ubuzima bwacu n'ubukene. Ariko nagira ngo uboke ku bintu byose, boka ku idini, boka ku bantu. Twabonye ko ari umuhanuzi w'umwizerwa. Uyu munsi yadutse abantu bagira abantu imbata, ngo jya umpa amafaranga, ngo nkubere mu rugo iwawe, ngo ucungire, nkumenyere byose. Nagira ngo mbwire, boka kuri abo bantu uhure na Yesu. Haleluya. Boka kuri abo bantu bakugira imbata uhure na Yesu. Hariho ibintu byinshi byadutse muri kino gihe, ariko hura na Kristo ubuzima bwawe burahinduka. Hura na Kristo ubuzima bwawe burahinduka. Hura na Kristo ubuzima bwawe burahinduka. Muri iri teraniro birashoboka ko ari umuntu utarizera Yesu. Iryo zina ni ryo ryonyine. Petero aravuze ati none se dukora iki?
ngo agiye kubona abona Eliya aragiye, abona Mose aragiye, dukora iki? Aravuga ngo nta kindi cyo gukora, izina ni rimwe, ni Kristo. Izina ni rimwe, ni Kristo. Urahari ngo tugufashe gusenga, cyangwa se waraguye cyangwa wasubiye inyuma, turafatanya nawe kugusengera, tubone gusenga twese hamwe. Ariko we tumaze kugusengera, arimo ngo azamure ikiganza. Wumva yifuza ko tuma amasengesho y'umwihariko pastor akamusengera? Urahari? Namubonye. Imana imumugisha mwene data, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Hari undi uhari? Zamura ikiganza nawe tugusengere. Izina ni rimwe, boka ku bintu, va ku bintu. Ngo urumva ngo imiryango, ngo none se nkijijwe, ngo imiryango yanjye yabyakira gute, ngo umugabo wanjye, ngo abana banjye. Oya, va kuri ibyo, hitamo icyemezo cyiza, fata icyemezo cyiza, ubwire Yesu ngo nje ngusanga, umbere umugaba, undwanirire intambara, undwanirire kubera yuko intambara ndi gucamo zirangoye, zirananira ubugingo bwanjye, zirananira ubuzima bwanjye. Mubwize ukuri, mubwire kunanirwa kwawe, mubwire uko umerewe, mubwire ngo naragende mu nzira nyinshi, ndagwa mu byaha, ndananirwa. Ubanye ute n'uwo mugabo mwiza ugukunda, watanze byose ngo agucungure? Ubanye ute nawe? Urahari nawe? Zamura ikiganza tugusengere. Rega ntibikojeje isoni, twese nuko twagiye tuza. Njya nibuka agiye nashaka kuba padiri, none umunsi umwe bavuga ijambo ry'Imana ndahantu, ngenda ndikurikiye. Iryo jambo ryahinduye ubuzima bwanjye. Twese nuko twagiye tuza bene data. Pastor karibu dusengere uyu nguyu, niturangiza duhite dusengera iteraniro ryose. Turahita dusenga kuri bya byifuzo byawe, umubwire. Niba umubwira kukubera umugaba mu bibazo byawe, we niba urize kumubwira iki. Ariko tugiye kubanza gusengera uyu muntu, pasiteri amusabire akizwe kandi amurambike ibiganza by'abakuru. Wishyanga rinini rite, ndimbata icyaha cyose, sinabikunda, ahubwo niragije Yesu mukunzi wawe, sinkita kubiri mwisi, Yesu aranyu. Mana turagushima, tugushimiye mwene data ukwizeye akakwemera. Yohana yaravuze ngo waje mu bawe, ariko abawe ntibakumenya. Aravuga ngo wari mu isi kandi ari we wayiremye, nyamara ngo abakwemeye bose bakizera izina ryawe, wabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Aravuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ntibakomoka mu maraso y'abasinga, ntagara abacyaba, sinayabazigaba, ntago bakomoka ku maraso y'abahutu n'abatutsi, ahubwo bakomoka ku Mana. Haleluya! Kubw'amaraso ya Kristo yatuvanye mu moko, aduhindura ubwoko bw'Imana. Twari mu isi tutagira Imana rurema, ariko twigizwa hafi n'amaraso. Nawe turamusabiye kugira ngo umuvane hirya no hino, umwinjize mu mukumbi ari we torero ryawe. Urakoze kubikora, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo, amen.